isi n'ibifitanye isano nayo byose akenshi ni ikinyoma kiyizanira amahoro kurusha ukuri. Ikinyoma nicyo gitanga umutuzo mu bihe byose ndetse kikazanira n'amahoro abantu. Kubera ko ukuri gutuma abantu badatuza kurusha uko batuza bakoresheje ikinyoma, abantu benshi bashaka kwirinda ukuri. Nanjye niko meze, nawe niko umeze, ntaho dutandukaniye twese. Kwiyegamiza ku kuri buri gihe biraryana, reka abe ariko mbivuga. Niyo mpamvu rimwe na rimwe iyo ukuri kutuje imbere duhitamo gufunga amaso. Kubera iki? Papa wanjye yarakomeje arambwira ati randiri mwana wanjye. Umukecuru Rozata yakomeje atubwira ati kuko nawe yari umuntu yaje kugwa mu mutego namuteze, ubundi tuza kwibuka byose byarangiye. Toromewo mpamya neza ntashidikanya ko yamaze kuntera inda kuko nari ndi mu gihe cyanjye. Ubwo twarangije ibyo ngibyo no kubera umunaniro ari nabwo bwa mbere tubikoze, duhita tugwa agacuho turaryama. Twongera gukanguka mu gitondo twumva inyoni zirimo kuvuga. Ndyamye mu gituza cya Toromewo, twese twiyambariye uko twavutse. Mu gihe ngiye kugira ngo Toromewo agiye kuntonganya, numva aravuze ati ibintu byabaye mu ijoro ryahise nizere ko ntakubangamiye, kuko kwifata byananiye birangira tubikoze, kandi nkubwije ukuri ngusezeranije ko ingaruka zose nzazirengera. Toromewo mpita musubiza nti ndi kumva mfite ubwoba. Ubu se koko uramutse wanteye inda ubu nabwira ababyeyi banjye ngo iki? Papa wawe wamubwira iki? Kandi yari yadusize atubwiye ko tugomba kwitonda. Ese urumva tutaba duteje ikibazo? Toromewo ahita avata amahirwe dufite nuko twarangije kwiga amashuri yisumbuye. Cyaba ari ikibazo rero turamutse tutarayarangije, naho kubwo kuba twayarangije nidushake tubyara impanga. Ndamusubiza nti ese ko ndi kumva uri kubivuga nkaho uramutse unteye inda ntacyo byaba bitwaye. Toromewo ahita avata we ntabwo wabyumva, ahubwo ubwo nabonye amahirwe ndamutse ntaguteye inda byambabaza cyane, kuko papa wanjye yahoraga ambwira ko akeneye kuzabona umwuzukuru uturutse kuri njye. Ahubwo mfite ikibazo ko naba ntayiguteye, ahubwo se twakongeye byibura kugira ngo nemere neza ko nayiguteye. Mpita mvuga nti Mana we unteye ubwoba, nizere ko urimo kwikinira. Toromewo ahita avuga turabizi ko ngukunda kandi ntakubeshya. Ndamutse naguteye inda papa yahita aduha inzu nziza cyane yo kubamo, akadutunga ndetse n'amashuri nkajya niga twibanira njye nawe, kubera ko nabamukoreye ikintu yifuje kuva kera, kuko ikintu kimutera ubwoba ni ukubona yava muri iyi si nta mwuzukuru afite, kuko abyifuza cyane. Buriya ni nayo mpamvu wabonye nkimubwira ko uri umukunzi wanjye agahita abyemera atazuyaje, akanakujyana no mu rugo. Ugize ngo hari indi mpamvu se? Ikintu nzi neza kuri papa wanjye ni uko yifuza ko yazava ku isi abonye umwuzukuru, byaba na ngombwa akazaba ari umuhungu, bikaba bivuze ko uwo muhungu ari we uzaba umuragwa w'Abarewisi Company. Urumva atabikunda se? Ndamusubiza nti ni ukuri njye mfite ubwoba, ahubwo reka mve mu buriri tutongera ugasanga dukoze amahano, kuko n'ubundi njye nawe turakundana, tuzabikora igihe cyacu nikigera. Nashatse guhaguruka kuri Toromewo wari uryamye, nanjye muryamye mu gituza. Ahita amfata arankurura, amabere yanjye ahita amugwa mu gituza, numva ni byiza. Nanjye atangira kumbwira ko nta mpamvu mfite yo kumuhunga, kandi mukunda nawe akankunda. Atangira kuntera imitoma, nanjye ubwanjye ntangira kwibagirwa ko ndi mu gakino, kugeza ubwo twatangiye gukoranaho bigatinda, bikanarenga tukongera guhuza imbunda na paradizo. Noneho tubirangiza Toromewo yemeye neza ko yamaze kuntera inda, kuko namubwiye ko ndi mu gihe cyanjye. Arabyishimira, umupangu wanjye uba mwiza, kuko na Toromewo yarawushyigikiye, ndetse umutima wanjye ntiwancira urubanza, kuko namenye neza ko na Robert yarakeneye umwuzukuru. Ahubwo ntangira gusenga Imana ngo nimba yanteye inda koko iyo ndi izavukemo umuhungu. Ubwo twese tuva mu buriri turitunganye, ku buryo isaha n'isaha papa na mama baramutse bagarutse mu cyaro batamenya ko hari ibyo twakoze. Nuko tuza kuva mu rugo, ntangira gutembereza Toromewo icyaro cyacu. Abana bose twari inshuti, twahura nkabiryaho mbabwira ko uwo musore mwiza ari Toromewo Lewisi, umwana wa Robert Lewisi bumva mu mateka bataramubona, ndetse akaba umukunzi wanjye.
ikirenze ibyo nkaba naranaraye muri mansion yabo mu murwa mukuru wa Kent. Atari n'ibyo gusa, papa na mama bakaba baremeye kunkingira kwa Robert muri aba Lewis Company. Mu minsi iri imbere nkaba ndi umugore wa Chairman Lewis. Nuko Toromeo arambwira ngo ngabanye kwiyemera ku bandi bana, nawe mubwira ko ngomba kwiyemera kuko mfite ibyo kwiyemerana. Toromeo ahita avuga ati buriya kuva kera hari ikintu ntigeze nshyigikira mu buzima bwanjye. Ndamubaza nti icyo ni igiki se rukundo rwanjye? Toromeo ahita avuga ati ntago njya nshyigikira kwishingikiriza imitungo, kubera ko imitungo iraza ejo ikagenda. Umunsi umwe nari nicaranye na papa muri salo turimo kureba televiziyo, arambwira ati mwana wanjye Toromeo, urabona ko umaze gukura, kuko urabura umwaka umwe gusa ngo urangize segonderi yawe, ariko hari ikintu nshaka kukubwira ngo umenye kandi ukibike. Buriya kuba turi abakire ndetse kampani yacu ikaba ari iya mbere mu gihugu, ntabwo ari uko ari twe bantu beza ku isi, ahubwo ni uko Imana yatwihereye ayo mahirwe tugakora tukavunika tukabigeraho. Ibintu ngiye kukubwira nanjye papa wanjye Moria Lewis niwe wabimbwiye ubwo nari nkiri umwana muto ngiye kwiga muri Moria Academic School. Kikaba ari ikigo papa wanjye Moria Lewis yashinze akakiyitirira, ndetse nicyo gikorwa cya mbere yashinze, ibya kampani biza nyuma. Yarambwiye ati mwana wanjye Robert, imitungo ntago ari ubukungu, ubukungu bwa mbere ni umutima mwiza. Rero umutima mwiza azaba ari cyo kintu kikuranga. Ndabizi imitungo nzayigusigira uba umukire, nawe nk'uko nanjye ndi umukire, ariko nanone ubukire bwawe buzagaragarira ku byo ukorera abantu. Uko nanjye natangiye kubaka ikigo cy'amashuri cya Moria, nkagira n'amahirwe abantu bakagikunda, kikaba ari icya mbere muri Kentron, ndetse nkaza gukora na kampani ifasha abantu bose, kuko ibiciro byacu nubwo turi abambere ariko ni bito ugereranije n'iby'abandi. Rero ikintu nakubwira ni uko ubukire bwawe ari umutima mwiza. Imitungo izagufasha kubaho, ariko ntabwo ugomba kuyikoresha witandukanya n'abandi. Mwana wanjye Toromeo, rero nawe ugomba kumera nka sogokuru wawe, kuko nanjye nakurikije papa wanjye Moria, kuko nyuma yo gupfa nakoze byinshi. Ari nayo mpamvu aho ugeze hose wumva bavuga ngo Robert Lewis ni umuntu mwiza. Nashoboraga kwirira amafaranga nasigiwe na papa wanjye gusa ubundi ngatuza, ariko nakoze ibikorwa remezo mu gihugu, ari nabyo bimpa icyubahiro. Nawe rero ugomba gukora muri ubwo buryo. Buriya mama wawe tujya kumenyana twahuriye muri Moria Academic School. Ari umwana wo mu bakene bari batuye muri Tesara, ari abahinzi borozi. Nza kumukunda nawe arankunda, ariko iwabo nta kintu bagiraga. Nyuma nza kumuzana mwereka papa wanjye Moria Lewis, aramunshimira. Ahita asaba ko ababyeyi ba mama wawe baza kudusura tukamenyana. Ari nabwo babyemeye, ubundi njye na mama wawe tugatangira kubana, nyuma y'uko papa wanjye yari yaraturihiye kaminuza tukayirangiza. Wenda amateka ya papa wanjye Moria yo nzayakubwira ikindi gihe, ariko nyuma y'urupfu rwe nahise mba chairman w'aba Lewis Company, ndetse nyobora n'ikigo cya Moria Academic School. Ariko mbonye bingoye nshaka undi muyobozi mwihera kiriya kigo, ariko na n'ubu kiracyari mu maboko y'aba Lewis nubwo abantu batabizi, ndetse sina ngombwa ko babimenya. Nyuma yo kuba chairman narabanye na mama wawe rero tukanabyarana, ni na mushiki wawe mukuru. Mama wawe yatangiye kwirata cyane, ashaka kwigaragaza nk'umukire, ku buryo yajyaga no mu rusengero agatura inyubako yose kugira ngo babone ko ari umukire. Kuva icyo gihe dutangira gushwana, dupfa kubwiyemeza bwe buri gutuma ashyira imitungo y'aba Lewis hasi, ariko ntabyumve, ku buryo yageze aho mu cyumweru agahombya miliyoni 2 z'amadenari. Ari nabwo nahise mfata umwanzuro wo kumwaka uburenganzira bwose ku mitungo, akaba umugore wo mu rugo. Nubwo nabyo bitakuyeho ko akomeza gukorana n'abagore bo mu yandi makampani, bagenda bamwoshya gukora imigambi itari myiza ishobora guhombya kampani. Nkaza kuyivumbura nkamucubya, aribwo twaje kukubyara uravuka, ndabyishimira cyane. Nyuma tuza no kubyara Monica mushiki wawe mutoya, ariko nkagukunda cyane kuko nari nzi ko ari wowe uzabyara umwuzukuru. Umuzungura w'aba Lewis nawe urabizi kuva ukiri muto, ari nayo mpamvu mba nagufashe nkakwicaza ahangaha ngo nguhe inama. Bityo Toromeo mwana wanjye, ntuzigere na rimwe wiratana ubutunzi,
kuko wazisanga wagiye hasi mu buryo utazi. Uranyumva? Nahise musubiza nti ndakumva papa, kandi inama zawe nta n'imwe nzigera nshyira hasi, zose nzazikurikiza uko uzingira. Papa ahita avuga ati rero mwana wanjye, uzaba umugabo, kandi umwana uzabyara nawe uzamutoze gukora ndetse no kugira umutima mwiza, ku buryo atazatuma abarewisi isubira inyuma na gato. Papa wanjye yamaze kumbwira gutyo, mpita menya impamvu we na mama wanjye batajya bahuza mu bintu byose. Kumbe nuko mama yari umwiyemezi cyane. Nawe warabibonye ejo bundi tugera mu rugo, ukuntu mama yavuze ko bagomba kuzankingira mu muryango w'abakire, kuko ubukire bwamuhumye amaso. None ubu akaba amaze iminsi aba muri hoteli kubera kutumvikana na papa. Ariko papa we ni umunyamahoro, aramwihorera, iminsi yashira akagaruka mu rugo. Rero icyo nshaka kukubwira mukunzi wanjye Rozata, ntukiyemere ku bana mwiganye ngo ni uko ugiye kuba wajya mu muryango w'abarewisi, kuko abarewisi hari n'ubwo imbere ishobora guhirima cyangwa se ikajyanwa n'abatari abarewisi bakayishyira mu maboko yabo. Byose birashoboka cyane, ahubwo wowe uzaterwa ishema ry'uko wagize amahirwe yo kubabamo, ubundi ugire umutima mwiza, kuko nubwo ushobora kuba umugore wanjye, ibintu bishobora kuducanga ugasanga bibaye ngombwa ko ugaruka iwanyu, kandi abaho warabihenuyeho. Urumva bitaba ari igisebo? Gusa njye nzahora ngukunda igihe cyose, kandi ndi uwawe. Toromewo yamaze kumbwira gutyo, numva ibyo ari kuvuga ntago bindeba, kuko njye gahunda yanjye nari nayigezeho, ubundi by'ejo bikazabara b'ejo. Gusa nishimira kumenya amateka ntari nzi, ko sekuru ari we wubatse ikigo cy'amashuri cya Moriya Academic School, agatuma ngira n'amahirwe yo kukigamo ngahura na Toromewo umwuzukuru we, kuko iyo kitabaho ntago nari kuba narahuye nawe. Ubwo dukomeza gutembera icyaro cyacu, mwereka hose no mu mirima yacu, mu gihe twari dutegereje ko papa na mama bagaruka baje gutwara Toromewo. Ariko amasaha aza kwicuma bataraza, dutangira kubigiraho ikibazo, ku buryo bwarinze bwira batarataha. Njye na Toromewo tugira ngo buriya ababyeyi banjye bashimye ubushyitsi, bakaba bazaza ku munsi ukurikiyeho. Iryo joro nabwo tuza kwimara agahinda, twihuriza imbunda na paradizo mu munezero wa babiri. Buracya dutegereza ko papa na mama bataha, ariko ntibaza. Iminsi yakomeje kwicuma ariko batarataha. Nyuma y'iminsi 5 nibwo twamenye ko habaye isanganya kuri papa na mama banjye ndetse na papa wa Toromewo. Bakaba barakoze impanuka ubwo bavaga muri Kenti bagarutse mu cyaro. Imodoka barimo ikagonga ku buryo yarenze umuhanda, bose bagapfira muri iyo mpanuka. Tukimara kumva ayo makuru, njye na Toromewo amarira yabaye imiborogo. Ntangira kwibaza ukuntu nzabaho nta babyeyi banjye, ndetse muri twe ntawe ufite uwo kumuhoza, kuko buri wese yariraga ibye. Nuko nyuma yo kurira turihanagura dushaka icyo gukora. Toromewo ambwira ko agiye gutega akajya muri Kenti kureba ko ibyo bavuga ari byo. Mubwira ko nanjye ngomba kujyana nawe nkareba koko niba ababyeyi banjye baba bapfuye. Nuko duhita twitegura neza, tuva mu rugo turafunga neza tujya gutega bisi. Kubw'amahirwe muri icyo gitondo dusanga itaragenda. Ihagaze tuyinjiramo dufata umuhanda, tugera muri Merine yari imeze nkaho ari iri hagati y'igihugu cyacu, kuko buri muntu wese uturutse mu ntara ajya mu murwa mukuru wa Kenti abanza guhagarara muri Merine. Twageze muri Merine duhita dufata indi bisi itujyana mu murwa mukuru wa Kenti. Ntibyatinda tuza kuhagera, ndetse twinjira muri mansion yo kwa Toromewo. Dusanga amarira ari yose kuri Nina ndetse na Monica, bashike ba Toromewo, ariko mama wabo nta wari uhari. Twamaze kugera muri salo mbasha kwicara hamwe n'abandi bakire bose bari baje aho ngaho. Harimo abayobozi b'amakampani atandukanye mu gihugu bari baje gushyingura kuri Robert wari umukire. Nuko umugabo umwe afata ijambo atangira kuvuga ati, dukomeje kwihanganisha umuryango w'abarewisi wagize ibyago. Robert Lewis wari chairman w'abarewisi company, akaba yitabye Imana azize impanuka ubwo yari ari kwerekeza mu cyaro cya Santa agiye kureba umuhungu we Toromewo yari yasizeyo, ariko Imana ikaba yamukunze kurusha abantu ikamutwara. Niyo mpamvu twese twiteranirije hano ngo dufate mu mugongo uyu muryango. Ndetse kubw'amahirwe na Toromewo umwana we w'umuhungu
yari yarateganije ko azamusimbura ku buyobozi igihe adahari akaba yarahageze, bityo twamusaba akaza akadufasha gusezera kuri papa we hano kuri iyi sanduku irimo umurambo wa papa we, ubundi tugakurikizaho gahunda yo kujya kumushyingura. Nararanganije amaso ndebye imbere kuko mpabona isanduku eshatu ziri aho imbere, aho twari turi mpita mpamya ntashidikanya ko nta bandi barimo uretse papa na mama banjye ndetse na Robert papa wa Toromewo. Mpita mpaguruka ngo njye kureba niba ibyo ndi gukeka ari byo, kuko mpageze nsanga ni papa na mama ariko bari bameze nk'abahiye ku masura, nuko ntangira kuririra imbere yabo, ariko Toromewo araza arampumuriza kuko we yari yabashije kugira umutima wihangana. Ntago byaje gutinda tujya gushyingura ahantu hari haririmbi muri kampani y'aba Lewis. Tugezeyo bavuga amateka yaryo ko abasekuruza b'aba Lewis bose ariho bashyinguye, uhereye ku babyeyi ba Moriya Lewis bamuraze ubushyo bw'inka n'imirima, akavanamo ikigo cy'amashuri ndetse na kampani y'aba Lewis, agahitamo kububakira ubuturo muri kampani y'aba Lewis ngo kuva kuri bo buri mu Lewis wese azajye ahashyingurwa. Uwo mugabo wafashe ijambo akaba yari yanavuze ko ari we vice chairman w'aba Lewis company, akatubwira ko Robert yari yaramubwiye ko Natalia ndetse na Nicholas bari hafi kuzamushyingira umukobwa wabo Rosata, ari nayo mpamvu nabo bagiye ko bashyingura hamwe na Robert kuko bari bamaze kubaka umuryango. Ndetse mu izina rya Robert uwo mugabo vice chairman akaba azakomeza kurinda Toromewo umuhungu wa Robert kugeza igihe azabera chairman agasimbura papa we kuko Robert yari yarabyifuje. Amarira yararizwe ndetse arahora, ariko ku mutima wanjye nkishinja icyaha ko nshobora kuba ari njye wicishije ababyeyi banjye kubera ubugugu bw'imitungo nari mfite. Ariko abagiye bari bagiye, twarashyinguye ubundi turataha, ariko nkishimira ukuntu Toromewo yangumishije hafi ye. Twageze mu rugo habaho umuhango wo gukaraba, nyuma byose birangiye abantu baza gutaha, ariko ibyabereye aho byose mama wa Toromewo ntago nigeze muca iryera. Nuko nimugoroba tuza kwicara muri salo ngo tuganirize abashyitsi batandukanye bari baje kudusura no kudufata mu mugongo. Bakomeza kwihanganisha Monica, Nina ndetse na Toromewo kubwo kubura umubyeyi wabo. Ijoro rigeze hagati twese tujya kuryama, ariko kuri njye ibitotsi birabura burundu ndetse burinda bucya ntanasinziriye. Mu gitondo bwarakeye nigumira mu buriri ndimo gutekereza ikintu cyaba Toromewo aramutse ahinduye ibitekerezo akavuga ko atanshaka, ngahita mpomba ubukungu ndetse na kaminuza nari kurihirwa n'aba Lewis. Numva bitangiye kunshanga. Nkiri muri ibyo bitekerezo Toromewo ahita ansanga mu cyumba, ambaza impamvu naryamiriye, mubwira ko nari muhangayikiye bidasanzwe. Ambwira ko byarangiye kandi tugiye kubaho ku bwacu, ndetse ambwira ko nava mu buriri tukajya ku meza. Navuye mu buriri nkuramo ikanzu yo kurarana nari nambaye. Ngeze muri salo nsangamo Nina na Monica bicaye ku meza basa n'abadutegereje. Ndabasuhuza nabo baranyikiriza, ndetse birantungura cyane kuko mbere nza ntago bamvugishaga. Nuko dutangira kurya, ariko nareba Nina nkabona kurya biri kumunanira. Nuko ahita arambika hasi ibyo yari afite, murebye mu maso mbona arimo guta amarira. Ahita ndeba mu maso maze arambwira ati Rosata, nukuri imbere ya byose mbanje kugusaba imbabazi ku kuntu nakwitwayeho ku munsi wa mbere ugera hano. Buriya papa wacu twaramwubahaga cyane ku buryo icyifuzo cye kuri twe cyaba ari itegeko, kandi tukaba twari tubizi neza ko umwanzuro yafashe wo kuba yashyigikira urukundo rwanyu wowe na Toromewo byari ukuri. Ariko ku rundi ruhande ukigera hano mama wacu ntiyakwishimiye. Yahise atubwira ko tutagomba kukwereka ko tugukunze kugira ngo utazatuzira mu buzima bwacu kandi uri umukene. Bituma natwe dutangira kukumva, dutangira guteshuka ku nama nziza papa wacu yakundaga kuduha zo kudatuma ubutunzi budutandukanya n'abantu, ariko biza kutubaho tutabyiteguye. Ntitukamenye ko mama wacu ari umuntu mubi kugeza ubwo ku giti cye yiyicira papa wacu. Toromewo yahise avuga ati ngo mama niwe wishe papa, ubwo se ushatse kuvuga iki? Nina
ahita avuga ati ubundi cyagiye muva ku ishuri mukarara hano. Iryo joro mama na papa bari bashwanye. Mama ahitamo kujya kwirarira muri hoteli ngo papa abone ko yarakaye, ariko kubera ko papa we yari abimenyereye ko mama ari umunyamafuti ageraho akisubiraho, ntakamenye ko mama yari amaze kurambirwa imyanzuro ya papa yo gufata buri muntu wese nk'undi, ntiyirirwa agaruka, ahubwo ampamagara kuri telefone ngo njye kumureba muri hoteli ambwire. Nageze muri hoteli nsanga mama yafashe icyumba, ambaza amakuru uko bimeze, ndamubwira ko papa yagiye mu cyaro gusura ababyeyi ba Rozata ndetse arabazana ngo bishimane ndetse bamenyane, ko bazamushyingira umukobwa wabo bakaba barajyanye na Toromewo. Mama amaze kubyumva ambwira ko abo babyeyi b'ako gakobwa nibagera mu nzu yacu tugomba kubica, maze tukareba icyo papa wacu azakora. Mubwira ko nabikora azabikora wenyine, njye ntabirimo, ndetse mpita musiga muri hoteli nigarukira mu rugo. Mu kuhagera hadaciye ingahe mbona mama nawe arahageze, ndetse nyuma y'amasaha make papa na mama wa Rozata ndetse na papa we baba barahageze. Nk'abanyacyaro bose uko bamera batangira gutangarira aho hantu tuba, ariko papa we kuko yarabizi ko kuba uturuka mu cyaro cyangwa mu mujyi, waba uri umukire cyangwa umukene, twese tuba turi abantu, abafasha kubasobanurira ibintu byose uko bimeze. Biranarenga bajyana no muri kampani arabatembereza, anabwira visi perezida umwungirije ko abo ari ba mwana be, bafite umukobwa mwiza witwa Rozata uzabana na Toromewo umuhungu we. Sultani visi chairman nawe abafasha kubakira, ndetse barishima, anabahitishamo aho kurara haba mu rugo cyangwa se muri hoteli. Bamubwira ko birariye muri hoteli kuri etaje yo hejuru ntacyo byatwara. Papa wacu ahita asaba abakozi ko ba hoteli ko bategura icyumba mama na papa ba Rozata barararamo. Gahunda ari ukuharara mu gitondo bakaganiraho gatoya bakabona gutaha. Uwo munsi wose wari ibyishimo ku babyeyi ba Rozata, ariko njye ndi mu rugo mama ambwira ko akora ibishoboka byose akabica, kuko adashaka ko bamushyingira umukobwa wabo w'umutindi kandi turi abakire. Mubwira ko ndabibwira papa nataha, ankangisha ko nimbivuga nanjye ndahura n'ikibazo. Ubwo uwo mugoroba wose wije papa atageze mu rugo, ahubwo agarukana n'ababyeyi ba Rozata mu gitondo. Bageze hano muri salo baganira bisanzwe, ariko ngakomeza gucunga mama cyane ngo ndebe ko hari ikintu arakora, ariko amasaha yo gutaha kwabagera nta kintu arakora, uretse ko nabonaga avugira kuri telefone cyane. Ubwo igihe cyarageze badusezeraho, papa tubwira ko ajyanye nabo kugira ngo ajye kuzana Toromewo, nuko bava mu gipangu baragenda. Natwe dusigara mu rugo nk'ibisanzwe, cyane ko mu biruhuko nta kindi kintu dukora. Amasaha yakomeje kwicuma, ariko tugiye twumva inkuru kuri televiziyo ku imodoka ya chairman w'aba Lewis Company Robert Lewis yakoze impanuka, ikaba yaguyemo abantu 4 bose, aribo Robert Lewis, Natalia ndetse na Nicholas, bakaba ababyeyi ba Rozata ndetse n'umushoferi wari ubatwaye. Mama akimara kumva iyo nkuru mbona agize ubwoba, atangira gutitira, ari nako yinjira mu cyumba cye agakuramo ibintu bye ashaka kugenda, ariko nkamutangira. Nahise mubaza nti mama, nizere ko atari wowe wakoze ibi bintu. Aransubiza ati mwana wanjye, Nina nabikoze nzi ko bariya batindi aribo baragwa mu mpanuka, none dore niyiciye n'umugabo wanjye. Mama ibyo yabivuze arimo kurenga, mpita mpamya ntashidikanya ko mama ari we wakoze ibyo bintu. Impanuka yose akaba ari yari yayipanze. Igihe yavugiraga kuri telefone cyane, mbura ikintu nkora birandenga. Abantu batangira kujya baza hano mu rugo baje kudufata mu mugongo, ndetse n'imirambo yabo barayizana, ariko dukomeza gutegereza ko Toromewo yaza, ariko turaheba. Kugeza ubwo ku munsi ukurikiyeho, umuryango w'umushoferi watwaraga papa waje gutwara umurambo we ngo bajye kumwishyingurira. Nuko iminsi ikomeza kwicuma, papa baramujyanye kwa muganga hamwe n'ababyeyi ba Rozata babashyira muri moruge. Ari nako dukomeza gutegereza ko Toromewo ashobora kuba yaramenye amakuru akaba yaza, kuko muri twese nta n'umwe wari uzi ahantu twabashakira. Tubonye ataje dutangira gushakisha amakuru yose ashobora kutugeza mu cyaro kwa Rozata, duhereye kuri Moriya Academic School baturangira aho Rozata aturuka.
Mu gihe tugiye gufata imodoka ngo tujyeyo, tubona mwinjiye muri salo mufite amaso atukuye, bigaragara ko mwari mwamaze kumenya amakuru nyuma y'iminsi ine yose impanuka ibaye. Namwe ibyakurikiyeho byose murabizi, ndetse kugeza n'ubu ngubu mama wacu ntabwo murongera kumubonaho, bigaragara ko ari we wamwishe akaba yarahungiye ahantu tutazi. Gusa mumbabarire njye na murumuna wanjye Monica, kuba tutari twakwishimiye ni mama wari waduteyemo uwo mutima, tuzi ngo ari mukuri kandi ari inyamaswa iri aho. Ni ukuri tugusabye imbabazi kandi ukomeze wihangane kuko ubura umuryango wawe, turi kumwe nawe muri byose. Nina yamaze kutubwira gutyo numva ndababaye cyane. Ibyo nari nzi ko ari impanuka yishe ababyeyi banjye ndetse na Robert wari wankunze akimbona, akanshimira umuhungu we Toromeo, mpita menya ko mabukwe ari we wabitewe bitewe no kutankunda. Agahinda karanyica, ariko ndebye Toromeo mpita mbona afite umujinya mwinshi. Ahita avuga ati ngiye gukora ibishoboka byose mama mubone, kandi nimubona nanjye ndamwishyura ibyo yakoreye papa, kuko papa yari yarihanganye bihagije, nta mbabazi ndamugirira. Toromeo yamaze kuvuga gutya ahita ahaguruka ngo agende, ariko Nina amubwira ko atagomba kuva aho ngaho kubera ko hari gahunda yo kujya muri kampani bakamwerekana nk'umusimbura wa papa we, akaba chairman mushya w'Abarewisi Company. Amaze kubyumva arongera arincara, nsigara nsenga Imana ngo akomeze nkunde ntihagire ikintu na kimwe kimuhindura. Nuko akomeza kwicara ariko umujinya ari wose. Twese twagumye twicayeho ntawe uvuga, ariko nza kubona impamvu ba Nina na Monica burya batamvugishaga mbere, mpitamo kutabarenganya. Saa sita ziza kugera tukicaye muri salo, abakozi bazana ibiryo turarya. Ako kanya turimo kurya mbona hinjiye umugabo muri salo. Mu kumwitegereza mpita mwibuka ko ari wa mugabo wavugaga ijambo ubwo twari turi gushyingura, atwiseguraho kuba twinjiranye turimo kurya. Toromeo ahita avuga ati nta kibazo nawe, ahubwo ngwino urye dore nibwo twari dutangiye. Sultanisi ahita avuga ati oke nta kibazo murakoze, ariko nanjye nari mvuye muri kampani nsoje kurya, ahubwo ikintu cyari kinzanye hano kwari kugira ngo tujyane muri kampani kuko barabategereje, tukwerekane nka chairman mushya w'Abarewisi Company, kuko nubwo kampani yagize ikibazo ikabura umuyobozi, ntago yabaho idakora, kandi papa wawe yaraguteguye kuva kera ngo uzabe umusimbura. Toromeo ahita afata ariko se vice chairman, kuko urebye urabona nashobora kuyobora kampani ku myaka 19 koko, cyangwa wenda waba uri kuyiyobora nanjye ukajya unyigisha uko babikora, wenda nkazajyaho naramenyereye neza. Sultanisi ahita avuga ati ibyo n'ubundi niko tugiye kubigenza, ariko njye kuko ntari Umurewisi ntago nakwicara ku ntebe ya chairman ngo nyobore kandi hari Umurewisi uteganyijwe kuyobora. N'ubundi uraba chairman, nanjye nzakomeza kukuba hafi, ubundi numara kumenya neza no gusobanukirwa gukora nk'uko papa we Robert yakoraga uzabone gukomerezaho. Toromeo ahita bati murakoze cyane, ariko nk'uko ubizi papa wanjye yapfuye ari kumwe n'ababyeyi b'umukunzi wanjye, none se umukunzi wanjye biragenda gute? Sultanisi ahita afata ibijyanye n'ubuzima bwawe bwite birakomeza kuba ubuzima bwawe bwite, ndetse none ashaka ko mushyingiranwa turahita tubishyira mu bikorwa, cyane ko papa wawe yari yarabahaye umugisha nubwo yababajwe cyane no kugenda atabonye umwuzukuru muzamubyarira. Toromeo ahita avuga ubu rero ndabanza mbiganireho n'abavandimwe banjye ndetse n'umukunzi wanjye numva uko babyumva, ubundi ndaje ngusange muri kampani. Sultanisi ahita avuga ati ndaba mbategereje bwana chairman. Ako kanya Sultanisi wari vice president ndetse akaba yari n'inshuti cyane ya papa wa Toromeo yahise asohoka, dusigara muri salo uko turi bane ari nako turi kurya, ariko njye umutima wanjye uri kundya ntegereje ibyo bashiki ba Toromeo baramvugaho, ibyo bigatuma n'ibyo ndi kurya bitagera mu nda. Toromeo ahita avuga ati murabona rero ko papa yampisemo ngo nyobore kampani igihe atakiriho, kandi yari yaranyishimiye Rosata ko yambera umugore, niyo mpamvu mpisemo kubaganiriza ngo mbabwire uko bimeze hagati yanjye na Rosata, kandi munamenye ko mu minsi yashize Rosata papa dusiga mu cyaro twaryamanye, nkaba naramuteye inda akaba ntwitiye umwana nubwo tutaramumenya.
bityo ndagira ngo mumbwire hagati yanyu niba hari uwumva nta baceyamani cyangwa se rozata tutabana nk'umugore n'umugabo. Nina yahise avuga turabizi ko kuva tukivuka papa ari we watugeneye uko tubaho, ndetse mu muco wacu bikaba bizwi ko umwana w'umuhungu mu muryango w'Abarewisi ari we usimbura papa we ku kuba ceyamani nk'uko Mori ya Lewisi yabiteguye, cyane ko papa wacu nawe yari afite bashiki be bakuru ariko akaba ceyamani bigendeye kuri ayo mategeko. Ariko njye nubwo ndi mukuru kandi nkaba nshobora kuvanaho ibyo ngibyo bashyizeho, ariko nubaha umuryango wanjye kurusha uko niyubaha. Njye rwose ndagushyigikiye kandi nunabishaka uzampa akazi nkube iruhande, ndetse na Monica narangiza kwiga nawe uzamuha akazi muri company. Rero wowe uri ceyamani kandi turagushyigikiye, na Roza atakakubera umugore kandi twese tukabana muri iyi nzu igomba guturamo umuryango wacu. Monica yahise avuga ati njye mumbabarire ntago nshaka kuyobora, batazanyiyicira nk'uko bishe sogokuru. Nta n'akazi kanyu nkeneye muri company yanyu, nindangiza kwiga nzibera umubikira cyangwa se nigire gutura muri Metrobet. Bashiki ba Toromeo bamaze kuvuga gutyo nsubiza agatima mu nda, ni nako n'ibiryo twari tubimaze. Ubundi Toromeo adusaba ko twajya mu modoka akatujyana muri company, ariko Monica warabyanga, avuga ko arasigara ari kwikinira imikino yo kuri telefone kandi rwose ntitumugiraho ikibazo. Nuko duhita tujya kwitegura, ubundi tuva mu rugo tujya muri company, Toromeo ari we utwaye nk'uko yari abizi. Twageze ku marembo ya company dusanga baramwiteguye, ndetse bari no kumuririmba mu izina ngo Toromeo Lewisi ceyamani mushya. Aragenda imodoka yishyira muri parikingi tuvamo, ubundi twerekeza mu kibuga cyari hagati muri company. Sultanis amutanga nk'umuyobozi mushya wa company y'Abarewisi ku myaka 19 gusa, nubwo haburaga amezi make ngo yuzuze 20, ndetse nanjye mvuga ko ndi umukobwa bagiye kubana nk'umugore we, akaba ari twe tuzabyara umusimbura w'Abarewisi uzasimbura papa we Toromeo Lewisi. Ubwo twatangiye kubaho muri ubwo buzima. Amashuri yacu Sultanis adufasha kuyigira kuri interinete tutava muri company, ndetse anigisha Toromeo uko azayobora company akayiteza imbere, ariko agakomeza no kumuba hafi. Nanjye nyuma y'amezi 2 gusa inda yari itangiye kugaragara, biba ngombwa ko Toromeo ahitamo ko twabana nk'umugore n'umugabo, ndetse biba ibirori byiza cyane. Nubwo nababajwe cyane n'ukuntu ababyeyi banjye batabutashye, ariko nta kundi byari byabaye. Nuko twiberaho muri ubwo buzima, ndi umugore wa ceyamani nk'uko nari narabyifuje kera. Ku myaka yanjye 19 naho Toromeo afite 20. Iminsi yakomeje kwicuma, ni na mushiki wa Toromeo atuba hafi, ndetse na Monica bikaba uko nubwo ibya company yabo atarabyitayeho, ariko Sultanis agakunda kutugira inama cyane kuko twari abana bato ugereranije n'ibyo twarimo. Nuko nyuma y'amezi 9 nza kubyara umwana w'umuhungu, kubw'amahirwe avuka ari umuhungu. Noneho Toromeo si ukuntu akagiza cyane yivayo, kubera ko nari mubyariye umuzungura kandi akaba ari imfura, ndetse bikaba ari ibyifuzo bya papa we Robert Lewisi, kandi mu Barewisi umuco ukaba ari ikintu gikomeye cyane kandi gikunze gukurikizwa. Nyuma yo kuva kwa muganga aho nari nabyariye bankoreshereje ikirori, navuye ntazibagirwa, ku buryo abataragize amahirwe yo gutaha icyo kirori cyo kwita umwana izina bahombye. Nuko njye na Toromeo twiherera mu cyumba, twicara hamwe ngo dushake izina rikwiriye kuzaha umwana wacu wavutse. Amazina yose tuyanyuramo, ariko Toromeo yanzura ko umwana wacu tugomba kumwita Broni Lewisi. Broni bikaba bivuga indwanyi y'akataraboneka. Mu bwami bwa kera yarwaniraga umwamikazi wari warafashe ubwami ntatsindwe. Tumaze kuvuga ko tumwise Broni Lewisi, dusohoka mu cyumba cyacu, dutangariza imbaga yose y'abari baje mu kirori ko umwana wacu tumwise Broni Lewisi, akaba ari uzaba umusimbura wa papa we Toromeo igihe azaba atakibasha kuyobora company. Ibirori biraba turanezerwa. Iminsi yakomeje kwicuma, ndetse nyuma y'imyaka 4 twari turangije amashuri yacu njye na Toromeo. Noneho Toromeo yari yaranamenyereye kuyobora neza, ku buryo Sultanis ataragikora akazi ka chairman na ka vice chairman. Bavuga ko ubundi aho umutindi yanitse izuba ritajya riva.
ndetse ngo akabaye icwende ntikoga n'iyo koze ntigacya, kanacya ntigashire umunuko. Nubwo nari Rozata umugore wa Chairman, ariko ntago byakuyeho ko nari Rozata wa nyawe wakundanye na Chairman kugira ngo nibere umukire, ariko urukundo ntarwo. Hari umusore wakundanaga na Nina mushiki wa Toromewo. Uwo musore akaba ari mwiza cyane ku rwego nta mukobwa atakururaga. Nuko umunsi umwe aza gusura Nina mu rugo, asanga Nina ntawe uhari, ndetse na Monica yari yigiriye ku ishuri nk'uko bisanzwe. Chairman yari yagiye muri company. Nuko umusore ansanga mu rugo ndetse n'umwana Broni, mubaza ikimugenza, ambwira ko yari asuye Nina. Mubwira ko Nina ntawe uhari, ambwira ko azagaruka kumureba. Umusore mubwira ko yakwicara tukaganira, nawe mbere umwana mwiza, ubundi aricara ndamwakira, duhuza urugwiro tuba inshuti. Umubano wacu utangirira aho ngaho, ndetse nkajya mwisanzuraho cyane. Kuva icyo gihe agakunda kumvugisha, yambwira ko ashaka kuza nkamubwira ko nanjye mpari njyenyine akaza, ndetse dutangira no kujya turyamana. Iminsi iricuma indi irataha, ari nako musahurira muri company amafaranga nkamwihera, ndetse nuko nafataga umugabo wanjye Toromewo biragabanuka, ndetse na Nina aza kumbwira ko umusore bakundanaga atakimwitaho, yafashe umwanzuro wo kumuvaho. Mpita menya ko ari njye umusenyeye, ariko ntacyo byari bintwaye. N'ubundi Toromewo imyaka yose twari tubanye ntago namukundaga, kuko nishakiraga ubutunzi kandi nari narabugezeho. Uko iminsi yakomezaga kwicuma niko nakomeje umubano wanjye n'uwo musore. Nuko umunsi umwe aza kundeba nk'ibisanzwe, ariko uwo munsi nkora ikosa rito cyane ryo kutagenzura niba nta muntu uri mu rugo. Umusore mwakirira muri salo nk'uko bisanzwe. Mu gihe tumaze gukoramo imyenda yacu twatangiye gukora urukundo, mbona mu cyumba Nina yararagamo harafungutse. Nina ubwo asohokamo ahita tubona, ubwoba buratwica ndetse isoni zitubana nyinshi. Tuba dufatiwe mu cyuho gutyo, mbona Nina kwihangana biramunaniye. Ahita avuga ati burya bwose nkabona waranyiciyeho, uko niko byagenze. Basi se kuki utanambwiye ko usigaye wikundanira na Rozata, ngo nanjye mfate inzira yanjye bigasaba ko ari njye ukubwira ko ntagukunda kandi waramvuyeho ntanazi impamvu? Umusore ahita avuga ati ndakwinginze mbabarira ngo usobanurire. Nina ahita avuga ati nta kintu cyo kunsobanurira gihari, warakoze cyane. Nina yamaze kuvuga gutya ahita asubira mu cyumba cye. Ubundi hashize umwanya utari muto mbona Toromewo araje muri salo, n'umujinya mwinshi kubw'amahirwe asanga wa musore yagiye. Nuko ngiye kumusuhuza ahita nterera hejuru, ambwira ko nta magambo mfitanye nawe kuva uwo munsi, anyirukanye ntakiri umugore we, kandi ko atagikeneye kumbona imbere ye. Namutakambiye byinshi cyane ariko yanga kunyumva, ndetse afatanya n'abakozi be gusohora buri kintu cyose cyanjye muri iyo nzu. Birangira byose babitereye hanze. Nuko mfata Broni wari uri kugendagenda aho ngaho ngo mushyire mu mugongo twigendere. Toromewo ahita amunya akambwira ko nta burenganzira mufiteho, kandi abare gatatu namuvuye mu maso. Buriya hari ikintu kimwe abantu bose bagomba kumenya ku barewisi. Umurewisi yafashe umwanzuro aba yawufashe. Ni nako byagenze, nta kindi nari kurenzaho. Nahise nsohoka shisha itabona, hanze ngenda mpura na Sultanisi arambwira ati ni ukubera iki Chairman yakwizeye akakugira umugore azi ko umukunda, warangiza ukamuhemukira koko? Nabuze ikintu musubiza, mpita nigendera. N'ikiniga cyinshi munyuraho ndagenda. Mpita ntangira kwicuza impamvu nemereye uwo musore kuza mu buzima bwanjye, kandi Toromewo nta kintu atakoraga ngo nishime. Nibyo uwo musore yampaga Toromewo ntako atagiraga. Nageze hanze nsanga ibintu byanjye aho babinaze, ntangira kubitora. Ako kanya Toromewo asohoka ateruye Broni Lewisi, ambwira ko atanshaka hanze y'icyo gipangu, kuko yari inshuro ya nyuma mubonyeho mu buzima bwanjye. Nta kindi nakoze, nakuye ibyanjye aho ngaho. Ubundi mfata telefone mpamagara wa musore wakundanaga na Nina, mubwira kuza kundeba. Mu minota mike araza, mubwira ko banyirukanye, mubwira ko hari amafaranga miliyoni 40 mfite nabitse kuri konti yanjye mu ibanga, yaza tukajyana mu cyaro iwacu tukiberaho ko ayo mafaranga azatubeshaho. Uwo musore kubera ko nawe nta kintu yagiraga, cyane ko abarewisi bakundaga bo bashaka, nta kuvuga ngo barakunda bakiri, yamfashije ibintu byanjye tujya muri gare,
dutega imodoka itujyana muri Merine. Tugezeyo dutega itujyana mu ntara ya Turiya ikatugeza iwacu mu cyaro cya Santa. Mu kuhagera dusanga inzu yabaye amatongo, ariko turahatunganya kuko n'amafaranga nari mfite yari menshi, turavugurura dutangira kwibanira nk'umugore n'umugabo gutyo. Amafaranga twari dufite yose umugabo arayansahura arayajyana, ndetse nsiga nteye inda aragenda. Mbaho nabi cyane ku buryo butavugwa. Nyuma y'amezi 9 nza kubyara abana 2 b'impanga z'abakobwa. Umwe mwitirira mama wanjye Nataliya, undi nawe mwita Yosephine. Nyuma yo kubyara abana banjye beza narishimye cyane, ariko ubuzima bumbana ihurizo, kuko ikintu nari mfite cyonyine yari inzu papa wanjye Nicolas na mama wanjye Nataliya bari barasize ubwo bagwaga mu mpanuka mama wa Toromeo yari yarateje ashatse kubica kugira ngo batazankingira Toromeo, ariko n'ubundi birangira mbaye umugore we, nubwo bitampiriye kubera imico mibi yanjye, ndetse nsigarana n'uturima duke bahingaga. Amatungo yo ntago nari nzi aho yagiye, kuko nyuma yo kuvanayo njye na Toromeo nahagarutse hashize imyaka 4. Ubuzima buragenda burambona koko, ndetse ntangira no kwiga guhinga. Mu gitondo narabyukaga ngateka igikoma, ubundi nkagaburira abana banjye Nataliya na Yosephine. Namara kubagaburira umwe nkamushyira mu mugongo, undi nkamushyira ku nda. Narangiza ngafata isuka nkerekeza mu murima guhinga, ari nako aho nyuze hose mu nzira babaga bankwena ngo dore wa mukazana wa Robert Lewis uzwi cyane. None umugabo we Toromeo Lewis yaramwirukanye yishakira undi mugore, kuko Toromeo nkimara kuva muri mansion yabo yahise ashaka umugore wo kunsimbura no kurera umwana wacu twari twarabyaranye Bronnie Lewis. Ubuzima mbubamo gutyo, ari nako abana banjye mbarira neza, ndetse ntego ari ukubakuza nkaberekeza ku ishuri kugira ngo bazige nanjye bankure kuri iyo ngoyi yo kuba mpora nitaba ibirenge ngo ndi guhinga, kandi narigeze kuba umugore wa chairman ukomeye wa company ikomeye mu gihugu. Iminsi yakomeje kwicuma, imyaka irataha, abana banjye batangira kumenya ubwenge, ariko Nataliya aba ari ukura ashabutse cyane. Nuko mu buhinzi nkajya njyana ku isoko ngakuramo udufaranga tw'imyenda no guhaha. Biza kugira bombi mbajyana ku ishuri, ariko Yosephine kwiga biramunanira rugikubita. Ahitamo kuba yibanira nanjye tukajya twijyanira guhinga. Kwiga tubiharira Nataliya wari uzi ubwenge. Ndamutonganya cyane mubwira ibibi byo kutiga, ariko kuko nari narababwiye ko nize ariko nkabahisha ko nigeze kuba umugore wa chairman, aza kumbaza impamvu nge nize ariko nkaba ndi umuhinzi umwe wo hasi, atari n'umwe wenda ufite amasambu menshi. Mbuze icyo mvuga ndamwihorera murekera amahitamo ye. Ubundi amahirwe yanjye yose yo kuzabaho neza nyerekera Nataliya. Nari naritiriye izina rya mama wanjye ngo azajya amara agahinda. Nataliya yambereye umwana mwiza rwose, yiga neza, ndetse na segonderi nkora uko nshoboye ajya kwiga muri Moriya Academic School. Naho Yosephine we tugumana mu rugo ari umwana w'umukozi. Imyaka ikomeje kwihirika, ariko iterambere ryanjye ndirambirije kuri Nataliya wari uri gukora ameze neza ndetse ari n'umuhanga. Aza kurangiza amashuri ye ya segonderi ku manota meza, kuko kwiga yabishyiraga imbere. Ubundi aza kuba ari mu rugo mu gihe atarabona akazi, ariko akajya ambwira ko abana biganye bamubwiye ko igihe akazi kazajya kaboneka bazajya bamuhamagara bakamubwira. Dukomeza gutegereza uko turi batatu twibanira, ariko twaririnze abantu bo hanze, kuko ntago nashakaga ko bazabwira abana banjye ko nigeze kuba umugore wa chairman w'Abalewis. Ndetse kuva icyo gihe nanjye ibijyanye n'Abalewis nza kubyihorera, sinongera kubirebaho. Gusa nyuma imyaka yarashize naje kumva ko Toromeo yapfuye, numva ndishimye ariko mbishyingura mu mutima. Nuko umunsi umwe twibereye mu rugo nk'uko bisanzwe, Nataliya ava mu rugo avuga ko agiye mu gasantere gushaka telefone yo guhamagara umukobwa w'inshuti ye wari utuye mu cyaro Itesara, ariko ntitukamenye ko ari umuhungu bakundanaga ariko yarabigize ibanga. Nuko aragenda, ubundi natwe twigumira mu rugo nk'ibisanzwe. Mu kugaruka azi ibyishimo ari byinshi cyane, avuga ko bamurangiye akazi muri Merine akajya kuba umwarimu mu kigo cy'amashuri. Twarishimye cyane kuko twari tugiye gutangira kubona amafaranga.
ndetse tumufasha gutangira kwitegura kuko yari bujye muri Merine mu cyumweru gikurikiyeho. Nuko byose tumaze kubishyira ku murongo, umunsi ubanziriza uwagenderaho nijoro turara turimo tuganira, tumubwira ko tuzajya tumukumbura. Nataliya atubwira ko azajya aza akadusura kandi natwe azatujyana muri Merine, namara kubona amafaranga tukajya kuba hafi ye, cyangwa se akajya duha amafaranga aho gusubira mu murima tukajya dushyiramo abakozi, ndetse akazanatugurira n'imirima myinshi. Nuko iryo joro turaryama, gahunda ari ukubyuka tumuherekeje ngo ajye mu kazi. Bwaje gucya mu gitondo kare Nataliya yiraye ku ibaba kuko inyoni ya mbere yavuze yamaze kubyuka. Nuko aritegura natwe tuva mu buriri, tumufasha ibintu by'ubundi tujya ku muhanda aho bisi zijyana abantu muri Merine zihagarara. Tumugejejeyo turayitegereza n'abandi bagenzi, iraza ubundi dushyiramo ibintu byarinjira irahaguruka, agenda dupepera natwe tumuhanze amaso kugeza irenze. Ariko kugenda kwa Nataliya birambabaza nanjye mu buryo ntazi, kuko numvise mfite ikintu cy'ikiniga wagira ngo ntabwo azagaruka. Mbibwira murumuna we Yosefina, ambwira ko ari kwa kundi umubyeyi ahangayikira abana be, ariko ukwezi kumwe gusa Nataliya azatugarukira azanye n'amafaranga. Ubwo njye na Yosefina twakomeje kwiberaho mu buzima busanzwe, ariko papa wabo bana simbure kumutekerezaho, nubwo yari yarampemukiye akantwarira amafaranga. Nkifuza ko yakaje byibura akazabona ku bana uburyo nabareze ubundi akicuza, ariko ibyo nifuzaga nyine byari amaburakindi, ubanza ataranakiriho ahari. Uko iminsi yakomezaga kwicuma niko twizeraga ko Nataliya azagaruka, ariko amezi arinda aba menshi cyane ataragaruka, ari nako nanjye ndi kugenda ndi gusaza. Yosefina nawe ari kuba inkumi nziza ku buryo yashaka umugabo, ariko Nataliya imyaka irinda iba myinshi cyane ataragaruka. Nuko kuko tutari tuzi aho twamushakira njye na Yosefina, tuza gukurayo amaso dutangira kuvuga ko yatubereye ikirumbo, ku buryo Yosefina yatangiye kwicuza impamvu atize amashuri ngo abe ari we uzangirira umumaro. Ariko byari byararangiye kuko ntago twari kugarura imyaka. Igihe kimwe twari twibereye mu rugo ndabyibuka, hari ku cyumweru ubwo twari twavuye gusenga, twakuyemo n'imyenda tujyana mu rusengero, ubundi turateka turarya tuba twiyicariye hanze ngo dutegereze ko bwira ubundi turyame tubone uko tuzindukira mu murima. Tugiye kubona tubona hakurya ku irembo ryacu hari guturuka umukobwa, ariko uwo mukobwa ahetse umwana ndetse afite n'umutaka amutwikiriye izuba. Dutungurwa no kubona umuntu usa n'umunyamujyi gutyo aza yerekeza iwacu. Nuko turamureka akomeza kuza, ariko tugezeho ntungurwa no kubona ari Nataliya, umukobwa wanjye waje ahetse umwana, bigaragara ko yari yarabyaye. Ngira agahinda gakomeye cyane ku buryo ntashoboraga gusobanura, kuko amasezerano yari yaraduhaye yo kuba yakorera amafaranga akaza akatwitaho njye na murumuna we, kuko Yosefina mbabyara niwe waje nyuma, ariko we akigira gushaka umugabo, kugeza ubwo nyuma y'iyo myaka azagarukanye umwana gusa mu mugongo. Birambabaza cyane ku buryo nabuze icyo nakora. Nataliya mu kugera mu rugo ashaka kudusuhuza, ariko nanga kugira icyo mvuga n'icyo numva avuga ndetse no kumuhereza umukono. Kwa kundi umwana agarutse iwabo nyuma y'igihe kinini aba ashishikariye kuvuga ubuzima bwe, atangira atubwira ko burya igihe agenda umuhungu bakundanaga ari we wari umuhamagaye ngo amurangire akazi. Ariko ataragira ikindi avuga mpita ninjira mu nzu, mfata umuhini w'isekuru nsohoka vuba vuba musanga aho ari, mubwira ko niba ashaka amahoro yamva mu maso. Nataliya mu kubibona ahita asubira inyuma yiruka, ariko Yosefina ambwira ko ibyo ndi gukora atari byo. Mu gihe nkiri kumwirukaho sinzi ukuntu narekuye umuhini ngo mwukubite Nataliya. Yosefina aritambika nkumukubita mu bitugu ahita ahinamirana. Nataliya abona ko ibintu bitoroshye agenda ari kwiruka. Kuva icyo gihe agendera ko noneho mbabazwa cyane n'ukuntu umwana nareze nihiringa ngapfapfana ngo ndebe ko yakwiga azadukure mu butindi, ariko we akajya kwishakira umugabo. Mbuze icyo nkora ngaruka aho Yosefina yari aryamye, ndamwegura mpita mujyana mu nzu,
ntangira gushaka ibyatsi bya gakondo ubundi ntangira kumukanda, ariko amarira no gusefura ari byo biri muri njye kubera agahinda. Njye na Yozephine twamaze iminsi ngena icyumweru tuba mu nzu ndimo kumwitaho. Nyuma aza gukira neza umugoroba, ambwira ko ameze neza, twicaye muri salo. Nuko Yozephine arambwira ati mama, nibyo koko waratubyaye uraturera uradukuza ndetse uduha buri mahirwe yose ashoboka kugira ngo tuvemo abantu bafite ahazaza, ariko hari ikosa rimwe wakoze ku buryo nta na rimwe nazigera nkubabarira. Umunsi Nataliya agaruka ahetse umwana wagakwiye kumwumva, kubera ko byagaragaraga ko kuva yagenda ashobora kuba yaranyuze muri byinshi, kugeza ubwo afata umwanzuro ukomeye cyane wo kugaruka inyuma y'iriya myaka yose. Byari bisobanuye ko yari yihaye gahunda yo kutubwira uko byagenze byose, ubundi yaba yaranakosheje akadusaba imbabazi, ariko wowe wahisemo kumufungira amatwi uyashyiramo ibiti, ufata umuhini w'isekuru ushaka kumukubita ku buryo wari no kumwica, kuko iyo ntitambi kuri ya muhini uba warawumukubise mu mutwe. Bigaragara ko Nataliya kuva wamubyara utigeze umugirira urukundo, ahubwo ibyo washakaga ari byo azakugezaho. Bityo bivuze ko nanjye isaha n'isaha igihe ntazakugirira umumaro ushobora kuzanyihindukana. Kubw'iyo mpamvu mu gitondo nanjye ndafata utuntu twanjye twose mve mu rugo rwawe ndugusigire nigire muri Merine gushaka umuvandimwe wanjye, ubundi usigarane ibyawe natwe ntago tuzabura uko tubaho. Kandi warakoze kutubyara papa, nubwo waduhishe papa wacu wa nyawe tukakwihanganira kuko nta kindi twakuburanye, ariko nanjye ubwanjye burya nubwo nabiguhishe ariko maze kurambirwa, urabeho neza kandi warakoze. Umukobwa wanjye Yozephine amaze kumbwira gutyo ahita ahaguruka ava muri salo yerekeza mu cyumba cye, ndetse birarenga arafunga ku buryo ntari kubasha kwinjiramo, ariko amagambo ambwiye ankora ku mutima. Nicara hasi ku muryango we ntangira kuyatekereza no gusura umutima wanjye, kuko nsanga kuva navuka narakundaga ubuzima bwiza, nubwo ntigeze ngira amahirwe yo kububona, ahubwo ngaterwa imbaraga zo kubushaka n'ababyeyi banjye. Bambwiraga ko ngomba kwiga nkabagira abakire, bakamera nk'abarewisi bakize mu gihugu cyacu. Ibyo bigatuma mpura na Toromewo Lewisi nkamubeshya ko mukunda kandi ari ubukire nshaka, bikarenga bikabaviramo urupfu rwabo. Nyamara ariko iyo twiberaho ubuzima bwacu icyo gihe byarashobokaga ko twari kuba tukiri kumwe. None na nyuma yaho nabyaye abana, aho kubaho uburere mbuzuzamo ubugugu bwanjye. Urukundo mbakunda atari urwa kibyeyi, ahubwo ari urwo bazi ibyo bazangezaho imbere. None nabo bikaba byari birangiye mbabuze bose. Ntangira kwicuza impamvu ntashyize umutima hamwe ngo nakire umukobwa wanjye Nataliya, ngo numve impamvu yamaze iyo myaka yose atagera mu rugo akaba agarukanye umwana w'uruhinja. Bigaragara ko yari amaze iminsi abyaye. None na murumuna we Yozephine yari amaze kunyerurira ko abonye nta rukundo nabakunze, akaba nawe yari agiye kwigendera mu gitondo gikurikiyeho. Nicaye aho ngaho ntangira kurira ndi gutakamba, mvuga ko urubyaro rwanjye kuva kuri Broni Lewisi kugeza kuri Nataliya ndetse na Yozephine ari njye wabikuyeho, kugeza ubwo naguye agacuho ngasinzira. Nkongera gukanguka mbona nkiryamye imbere y'icyumba cya Yozephine ariko gifunguye. Mu guhaguruka nkinjiramo nsanga icyumba kirampamagara, bigaragara ko umukobwa wanjye yamaze kugenda kare cyane. Nuko nsohoka hanze ntangira kugenda mbaririza niba nta muntu wamubonyeho, ariko bose kuko banyangaga kuko nigeze kubihenuraho ntihagire n'umwe unsubiza. Kugeza ubwo nahise ntangira kwibuka amagambo Toromewo yigeze kumbwira akiriho, ko burya imitungo atari yigena byose, ahubwo umutima wakirana abantu ari wo mutungo muzima. Maze kubyibuka intimba mfata umutima wanjye, mpita mfata umwanzuro wo kuza nanjye ngafata utwanjye, ngakurikira umukobwa wanjye muri Merine ngo ndebe ko mubona, byaba ngombwa njye nawe tugafatanya gushaka Nataliya. Nahise ngaruka mu nzu byihuse ngo mfate ibyo mfata umukobwa wanjye Yozephine ataragera kure. Maze gupakira mu gikapu gito nari naravanye muri Kenti, ubundi mfunga inzu neza mfata umuhanda.
ngera aho bisi zihagarara ntibyatinda ndayitega ngana muri Merine. Ariko kugera muri Merine ibibazo bimbana uruhuri kuko namaze iminsi myinshi nshakisha abakobwa banjye ariko narababuze. Nuko namara gutaha bwije nkarara ku mbaraza z'amazu y'ubucuruzi. Umunsi umwe ndi gusasa ibikarito ku kabaraza kari ku nzu imwe, nagiye kubona mbona umugabo ampagaze hejuru, arambwira ati wa mugore we urashaka iki hano? Wabuze aho urara ngo nguhamagarire abashinzwe umutekano bakujyane kugucumbikira? Dore ni mwebwe murara muri gutobora inzu zacu bugacya mwamaze kutwiba. Umugabo yamaze kuvuga gutyo namaze kumuhobera cyane kare, kubera ko akivuga ijwi rye nahise ndimenya. Nawe ndebye neza akanyitegereza ahita ampobera, ambaza impamvu ndaho ngaho kandi yarazi ko ndi mu cyaro. Mpita mubwira impamvu ndaho ngaho ko ari uko naje gushakisha abakobwa be bavutse nyuma y'uko nsize mu cyaro yaranteye inda akananyibira n'amafaranga. Namaze kumubwira gutya aratungurwa cyane, atungurwa no kumva ko burya yasize anteye inda, kuko iyo abimenye ntago yari kuba yaragiye, kuko yari kumfasha kubarera. Mubwira ko byabaye kandi byarangije kuba, ntangira kumubwira amateka yose y'ubuzima nabayemo kuva yagenda kugeza ubwo Josephine umukobwa wacu nawe yansize akagenda. Nuko ansaba imbabazi ambwira ko nakongera kumukunda, basi tukongera tukabana tugafatanya no gushaka abana bacu. Nanjye ntago nari kubyanga kuko nari mbonye ko ngiye kubaho neza, kuko uwo mugabo wanjye yari yarabaye umucuruzi mu mafaranga yari yaranyibye, ngo kuko yaje gushingamo iduka muri Merine biramuhira abona amafaranga. Nuko ahita amfata ashyira mu modoka ye tujyana mu rugo rwiza, atangira kunyitaho kuko yambwiye ko atigeze ashaka umugore, kubera ko yari yarabonye ko iby'abagore bitamuhira kuva kuri Nina ndetse nanjye. None yari yarihitiyemo kwibera wenyine akazagwiza imitungo ku isi, ko atari kuzabura umukobwa atera inda ubundi akamwihera iyo mitungo ikarera umwana we. Nanjye ndabikunda kuko nari nsanze nta mugore ndabangamira wundi. Njye n'umugabo wanjye twabanye igihe kinini, ariko nakwibuka ko imitungo yose yari amafaranga yanjye yibye. Nari naribye muri Abarewesi Company mu ibanga, yaje agakuramo ibyo bintu byose. Wa mutima w'ubugugu urongera uragaruka nanone, kugeza ubwo nafashe icyemezo cyo kwica umugabo wanjye ngo nkunde ngumane imitungo yanjye. Inkirwa nanabigezeho kuko naramwiciye, ubundi mushyingura mu ibanga, birangira imitungo yose ibanye iyanjye, ndetse nkajya njya gucuruza kuri botike natwaye n'imodoka, kugeza byose byari mu biganza byanjye. Ndetse ngatangira no kujya nshyira amafaranga kuri konti yanjye bwite itandukanye n'iy'umugabo wanjye yabikijeho. Uko iminsi yakomeje kwicuma niko nanjye nagendaga mvamo kubera ubusaza. Umunsi umwe rero naje kuzindukana umwaku. Ndabyibuka nabyutse ari mu gitondo nk'uko bisanzwe, nshaka ibyo kurya ubundi mva mu rugo njya gucuruza. Ngeze mu iduka nsanga harimo ibintu birimo kubura, mpita niha gahunda yo kujya kuri banki iri muri Merine, ubundi nkabikuza ibihumbi 50 by'amadenari ngo nze mbishyire umusore wakundaga kundangurira ubundi anzanira ibyo gucuruza. Ndagenda mfata imodoka yanjye ubundi njya kuri banki. Mpageze imodoka ndayiparika neza, ubundi njya ku cyuma kuko icyo gihe twakoreshaga amakarita. Amafaranga ndayabikuza ubundi nsohokamo, ariko ngiye kugera ku modoka mbona akana k'agasore kari kunyitegereza, ndetse kanitegereza niba mu modoka yanjye niba harimo umuntu. Ubwo gakomeza kunkurikira ariko kangezeho kambwira ko ruguru hari umuntu urimo kunshaka. Mpita nibwira ko yaba ari nk'umukobwa wanjye Nataliya cyangwa se Josephine waba yambonye akaba ari kunshaka. Akana ndagakurikira tugera ahantu hagati y'amazu, gahita kanyaka igikapu cyanjye nari nashyizemo amafaranga, kazamuka kiruka karancika. Kubera ko ntari nshoboye kwiruka nzamuka buhoro buhoro mu dutege duke. Ngiye kumva numva inyuma yanjye haturutse abandi bantu, mu guhindukira mbona ni abasore babiri n'agakobwa kamwe, bigaragara ko ari amabandi yo ku muhanda. Bambaza ikibazo ngize mbabwira ko ibandi rinyibiye amafaranga. Bambwira ko bagiye kumfasha kurishaka bakayagarura, bahita bazamuka bamwirukaho.
ariko kuva icyo gihe nanjye ntegereza ko bagaruka ndaheba. Mu kugaruka ngo mfate imodoka yanjye nsanga abapolisi bayifashe ngo iparitse nabi barayijyana, ndetse ngeze ku iduka ryanjye nsanga naryo abantu ntazi baryibye. Birangira nanone mpuye n'ikindi gihombo, agahinda karanyica ndara mu nzu yari irimo iduka harimo ubusa. Mu cyakare mbyuka nangara ari nako amaraso y'ubusaza yanga. Noneho umunsi bazanye umusirikare mushya wo kuyobora Merine, aza ari umwicanyi ku buryo yagendaga akubita abantu bose ahuye nabo mu nzira. Nanjye rero izo nzozi, izo nkoni ziza kungeraho, ubundi mera nk'uwapfuye neza neza. Nza kugarura ubwenge ndi mu kigo kibamo abantu babana n'ubumuga. Mbajije bambwira ko turi muri Maranatha iherereye muri Kenti. Babajije uko nahageze ntihagira ikintu bambwira. Nkomeza kubaho nitabwaho n'umwana w'umukobwa ubana n'ubumuga bwo kutavuga, ariko iyo myaka yose mara ntazi amazina ye. Nuko rimwe nza kwiha gahunda yo gucika icyo kigo kugira ngo nigarukire muri Merine nze gushaka abana banjye ndebe ko baba bakiriho. Aribwo nibyo umusekirite amafaranga mu mufuka w'ishati ye, ubwo yari ayikuyemo agiye guhindura. Ubundi nsohoka ku marembo nta muntu mbonye. Uwo munsi ndara mu kimoteri, ubundi nzinduka kare cyane nshakisha ahantu nategera imodoka. Ariko mu kugera muri gare abantu bose baranena ngo ndi kunuka. Mberetse amafaranga babona kumpa agatike ko kugenderaho. Nubwo ndi ku mwuka wa nyuma ariko ndabona ngiye kubona abana banjye, kuko hano muri Merine byanga byakunda niho bari. Kuko ngize n'amahirwe ngahura n'umusore muto nkawe ukanyitaho, abandi bari banze kunkoraho ngo ndanuka. Gusa ariko byose nkaba ari ingaruka z'ibibi nakoze mu buzima bwanjye. Nta kundi nyine reka nzakire, kuko nta kintu na kimwe, nta kintu kitagira, nta kintu Umukecuru Rozata yarangije kutubwira gutyo, ariko ibyo yari agiye kurenzaho bimunanira kuvuga kubwo kuba kuka kanyuma yari afite kari kamushizemo. Nuko tubona umutwe we awunaze mu isahani yari ari kuriraho. Njye na Jessica turarebana agahinda karatwica. Mpita mbona ko Jessica akozwe ku mutima nuko umuntu yangaga ko mfasha dusanze ari umuntu wa hafi mu muryango wanjye, kuko dukurikije amateka Rozata yari amaze kutubwira, yari nyogokuru wanjye ubyara papa wanjye, kuko papa wanjye yari Brony Lewis. Ndetse si n'ibyo gusa kandi abakecuru bombi ngeze mu maboko bose, Natalia wamfashije ndetse na Josephine wampaye icumbi rye mu cyaro, nkaba nari naranabaye nk'umwana we. Naho twari dutuye njye na Jessica ndetse n'ubutaka bumwe twahingagamo, byose bikaba ari we wabimpaye. Bombi bakaba bari bashiki ba papa wanjye, twese nta muntu n'umwe ubizi. Binkora ku mutima, agahinda n'ikiniga biranzonga mu muhogo no ku maso. Bigaragara ko burya umuryango wanjye w'Abalewisi ufite amateka akomeye, kuko naje kumenya ibisekuru kuva ku Mulewisi wa mbere ari we Moria Lewis, akaba ari we wubatse ikigo batonze bigagaho ubwo twari tukibana iwacu muri Kenti, kugeza ku muhungu we Robert Lewis igihugu cyose cyakeshaga intandaro y'iterambere kubera ibikorwa yakoze, waje kubyara sogokuru Toromeo Lewis. Nubwo uretse ayo mateka Rozata yari yatubwiye, ariko nta yandi nari ndamenya, kuko we nta muntu wigeze amumbwiraho. Bigaragara ko nawe yari afite amateka, ahubwo impamvu ari uko nari umwana wo ku muhanda nkaba ntari mbyitayeho. Aho mpaviriye ngahugira mu bintu by'ubuhinzi no kugaruza imitungo ya papa ntari nzi intangiriro yaryo. Ndetse Rozata yari yanatubwiye ko yaje kumva ko umugabo we ari we sogokuru wanjye Toromeo Lewis yaje gupfa, ariko ntiyatubwira uko yapfuye. Ndetse asiga papa wanjye ku buyobozi bw'Abalewis Company ndetse n'ikigo cya Moria Academic School, kugeza ubwo papa wanjye yaje kwicwa na Sorina kubera ubugugu bw'imitungo. Mbona ko natitonda nawe bizamubana nk'ibyabaye kuri nyogokuru, ugize iherezo ribi ry'ubuzima bwe kubera amahitamo ye mabi. Kugeza kuri njye wari usigaye ndi umuzungura w'Abalewis Company, kuko amategeko Rozata yari yavuze ko Moria Lewis yategetse ko umuhungu ari we ugomba kuzungura papa we.
bityo nkaba nari nsigaranye na mushiki wanjye na Lewisi, ntari nzi niba mubonye namumenya. Nkomeza kubabazwa n'amateka umuryango w'Abalewisi baciyemo, ko burya itigeze ituza na rimwe kuko abantu bose bayigeragamo babaga bashaka imitungo yayo. Ukuva kuri mama wa Batoromewo wari waratangiye guhombya imitungo, atura n'inyubako ndetse na miliyoni 2 mu cyumweru, kugeza kuri nyogokuru Rozata wakunze sogokuru Toromewo kubera ubukire yamushakagaho. None na Sorina akaba yarabanye na papa wanjye Broni Lewisi kugeza amwishe ubundi akegukana kampani, ndetse akayizanamo n'umugabo wicara mu mwanya wa papa wanjye. Mpita numva ko mfite akazi kenshi cyane ko gushyira iby'umuryango wanjye w'Abalewisi ku murongo, kuko ku isi yose Abalewisi kampani ari njye muntu njyenyine wari uhari wo kuyizahura, nkayikura mu birura byiyambitse uruhu rw'intama. Kandi buri wese wagize uruhare mu rupfu rwa papa wanjye akazabiryozwa. Mpita nanaboneraho ko mfite byinshi byo gukora, kuko nari nzi ko imitungo ya papa ari we wayishakiye, ariko bikaba ari ibintu birebire, bityo nagombaga kwiga amateka kuva kuri Moria Lewisi, Robert Lewisi, Toromewo Lewisi. Broni Lewisi ntigeze menya niba yaba yaragize abandi bavandimwe nyuma ku mugore Toromewo yaba yarashatse ngo asimbure Rozata, bityo nkaba mfite ba data bacu wenda, kugeza kuri njye na mushiki wanjye. Ibyo bitekerezo bikomeza kunganza, mbona uburyo ubugugu ari indwara mbi cyane ishobora no kurimbura nyirayo, kuko sogokuruza wacu yigishaga abana be ko ubukungu bwa mbere ari uburyo ufata abantu. Gusa nshimira ko Nataliya ndetse na Yosefina bagize itandukaniro rihabanye na mama wabo, ariko nanone mbabazwa n'ukuntu Rozata agiye ntamubwiye ukuntu abakobwa be bagiye ndetse bakaba barangiriye umumaro ku buzima bwanjye, kuko iyo ntaza guhura na Nataliya ngo amfashe mba narabaye ingegera kera ndetse nkanapfa. Ariko we yishimira kunyishingira nk'umwana we, ndetse yemera no kundihira igihembwe cyose ku ishuri rye. Nkaba nanamubwira ko Yosefina ari we wantabaye ubwo nari ngiye gupfa mvuye mu mujyi wa Merine muri ruhurura ntwawe n'amazi, kugeza ubwo nageze mu cyaro i Tesara, ariko abantu bavuga ko napfuye bagomba kunshyingura. Yosefina akabyanga, akaba ari nayo mpamvu nari nkiriho nkiri muzima. Bityo kuba naramufashe ngo mujyane muri resitora ntamuzi, ari ukugira ngo umufashe akaba ari amaraso yacu yari ari gukururana tutabizi. Nkomeza kugira agahinda gakomeye cyane, kugeza ubwo Jessica yamfashe ku rutugu akambaza uko turabigenza, kandi bwamaze kwira tutanabona n'imodoka iducyura. Jessica amusubiza ko umukecuru uryamye aho apfuye ari nyogokuru. Mbimubwira mwibutsa kugira ngo mfashe tumuhe agaciro akwiriye, kuko nubwo yahemutse ariko ntabwo twamutererana, kandi akaba ari nawe ntandaro yo kubaho kwanjye, kuko niwe ubyara papa wanjye. Ikirenzeho akaba ari mama wa Nataliya ndetse na Yosefina w'ahantu twari dutuye muri icyo gihe. Bityo tutagomba kumusiga aho ngaho, ahubwo tugomba gukora uko dushoboye tukamujyana muri Tesara tukamushyingurayo. Twazanamara no gufata Abalewisi kampani tukazamuzana tukamushyingura hamwe n'abandi Balewisi, nubwo ntari nzi niba sogokuru wanjye Toromewo umugabo we ariho yaba ashyinguye, bityo nkazamushyingura iruhande rwe nk'umugore we, kuko niwe wari utumye ndiho nk'Umulewisi wa nyuma.